hanyuma reka nizere ko abantu mwese mwanogewe kabisa n'ibiganiro twabahaye mbere nibyo twabahaye uyu munsi n'iki kiganiro nutakirangiza uzabuhombye byatari. Iyi ni Silent Party iri kwera mu mujyi wa Rusizi hano mu karere ka Rusizi muri Motel Rubavu. Ni hotel yakiriye abantu benshi ngira ngo mwagiye mubibona batangiye kuza ari bake bagenda biyongera uko abantu amasaha nyine yagiye akura ariko birakigwaho abantu baracyamenye ibyo ari byo kwera ko ntago barabimenyera na gato ariko bizagenda biza hagati aho ngaho rero ni Silent Party abantu nyine baba bagomba kuza bakambara headset cyangwa se ekuteri hanyuma bakumva DJ bashaka. Turi kumwe na DJ Roxy, DJ Rugamba, DJ Pisco ndetse na DJ Shan. Aba bose bari kuguha umuziki ugahitamo DJ ushaka. Ngiye aka kanya afite witwa DJ Rugamba, undi nashaka afite Pisco, afite Shine n'abandi. Ibi ni ibintu bitamenyerewe cyane cyane mu ntara mu mujyi wa Kigali bamaze kubigira umuco ariko no mu ntara iyo ufite abantu nk'abanga mu mujyi wa Rusizi ubumva ko ari ikintu cyiza cyane. So rero byateguwe na Genesis, ni company y'uwitwa Nicole ariko yazengurutse hirya no hino ati why not Rusizi, why not Rusizi. Niyo mpamvu byagenze neza rero abantu baracyaza kuko namahirwe twagize nitwe bantu mbere dukoze tukageza ku isaha y'isa 8 mu gihe abandi bataga saa 5 koze amabwiriza mashya atubwira ko ibitaramo utubari n'ibindi saa 8 niho bifunga. Turacyara mu masaha ya kare ubwo dutegereje n'abandi bantu bagomba kuza bakambara ekuteri ibintu bikagenda fresh sana. Hanyuma tanya tuganira n'abantu batandukanye baje muri Silent Party. Duhuye n'umwe mu bantu yewe mbega umukobwa mwiza bite uri kumva indirimbo? Ndi kumva indirimbo yitwa Anita. Anita? Yeah. Anita yande? Ni abanyatanzania sisi. Anita wangu. Iyo ngiyo. Yeah right. Hanyuma Silent Party y'umunsi wayibonye ute? Yeah, yari meze neza. Hari aba DJ baba professional. Wumvaga hari indirimbo wumva udashaka cyangwa se wumva utishimiye ugatuhindura. Hari aba DJ barenga 4 5. Yari meze neza cyane. Yari meze fresh. Yeah. Ndi kumva uwe mu DJ? Ndi kumva DJ Shan. DJ Shan. Yeah. Mu DJ wumvisha cyane uyu munsi ninde? Numvisha DJ Rugamba kubera ko yacuranze DJ Roxy. DJ Roxy. Yeah, yacuranze old school kandi nizo nkunda cyane. Yeah. Old school. Yeah. Old school. Yeah right, n'umunyamakuru mwita Kafute nawe numwe mu bitabiriye iyi Silent Party. Hanyuma uwo numwe tubonye undi twanahuje by the way. Hi bro. Hello. Bimeze bite? You're fresh kabisa. Let's go PK. PK. Yola. Umusani. Ndo musani. Fresh wambaye. Very military. Ndahenze kabisa. Ndi kumwe Heineken. Yes, ni promotion. Yombe 10 nishyuye. Ndi kabisa. Banikozeho. Silent Party wayibonye ute? Nimeze fresh kabisa ndi kumva Shani. Shiramo twumva. Shani kabisa. Shiramo neza twumva. Ririmba. Ndikumva Medimen. Twumva indirimbo ririmba twumva washizemo kutira. Man, ndarwaye ari makana.
Aifa yola nk'initsi ndi kumva mujama bitsa kabisa Kenson ati Kenson cyangwa ni Chris Easy no Kenson ariko ntaribi wana kabisa ariko wabyakiriye gute kuba igitaramo nk'iki ngiki cyageze mu mujyi wa Rusizi Rusizi kabisa sinanzi ko hatwikana yemaze igihe kinini ntari inaha ariko none ndageze namanitse y'abantu kabisa ariko ikintu cyambaje urakizi sanze nta bahanzi b'Rusizi barimo hano abahanzi bataje nanjye nicyo kibazo ndi kwibaza ariko ubwo wasanga bari wenda utababonye ariko we warebye ubona ntawe wabonye nitegereje mbura umuhanzi n'umwe w'Rusizi kandi hari nka PK ndahari gusa ariko abajama njya numva kuri radio ndi Kigali ntago ndi kubabona yes ndi kwibaza impamvu abajama b'Rusizi badahari PK reka tugushimire twizere ko n'ubutani bigaruka uzawukanaza n'inshuti zawe bana wakoze kabisa hanyuma turacyari muri Motel Rubavu muri Silent Party n'ubundi yahabereye imeze fresh sana iyi ni Day Vibers TV ibintu byose biba ari vibe bari imeze fresh sana kumwe na Nicole umwe muri ba nyirabayazana batumye abantu uyu munsi bishima nubwo mukanyambwiye ngo ariko abanyarusizi ibintu ntago barabyumva kubera iki karakanuka ugashizemo biragoranye niba ushaka gutegura igitaramo expecting abantu 500 ntubone 100 nuko abantu baba batarabyumva neza nyine ubona hanini byatewe n'iki ni bimwe nagarukagaho ntago barumva neza silent disc icyari cyo ntago barumva uko bikorwa ntago barumva akamaro kayo ntago bazi ibyari byo muri make biguca intege ku buryo utazahagaruka oya iyo ukora business ntago ucika intege bivuze iki wenda kuri Genesis kuba mwateguye ibitaramo bitandukanye wenda Rusizi bikaba bidakunze neza bivuze ngo hari ikintu mugiye gukaza cyane cyane ahantu nk'aba batarabyumva ntago aba ari igihombo twaguye imbago zacu ntago hanga ari ugucika intege ahubwo binteye imbaraga zo kujya mpagaruka cyane kugira ngo bazabyumve ni umujyi munini ufite abaturage benshi rero ni ahantu ho gukorera ubu ngubu aba ari inshuro ya mbere nta nubwo byagenze nabi ariko nyine biduha imbaraga zo gukomeza gukora cyane kwa ntago ari ibyo guhitureka gutyo nk'umuntu ubafashe risk nk'iyo ngiyo ikomeye ukaza mu ntara nk'Irusizi ari n'ubwa mbere tunabyibutsa abantu ko ari ubwa mbere babonye ikintu nk'iki ngiki bigeze bihaba ariko nyine bagerageza ariko uyu munsi byari official ni wowe wa mbere ubikoze nka Genesis umuntu ukuri iki kiganiro nicyo wamubwira gitandukanye n'ibyo atekereza kuri Silent Party ni igikorwa nk'ibindi igitaramo abantu bishima bakabyina nta kiba gitandukanye cyane n'ibindi byishimo abantu babonera mu muziki no mu bitaramo so kubyitabira rero ntago bisaba ibintu bihanitse ntago bisaba ibindi bitekerezo ntago ari undi mwanya donc ni ibintu bisanzwe nk'ibindi so bagomba kubyiyakiramo nk'uko bashaka kujya mu makaraoke mu bisope n'ibindi nabyo nyine bakumva ko ari umuco bagomba kumenyera bakawakira nubwo bataje ari benshi ariko harimo bake beza bari ku vibinga byatara benshi bambaye bafite ibara ry'ubururu abenshi nanjye naryo mfite nanjye niryo ndi kumva uyu ni DJ Rugamba abantu bafite Rugamba cyane DJ Rugamba twese nanjye nawe niba afite DJ Rugamba ni umu DJ ubizi neza uhereza abantu vibe arabyina aradija neza ubona nyine abantu bose bitabira channel ye arabiza abandi ba DJ wabina bakoresheje ibintu byiza bose barabizi ari Shan ari Pisco ari Roxy wakoze bose barabizi ni aba DJ bazi ubwenge kandi bazi icyo bari gukora banakunda akazi kabo DJ w'umunsi twemeranye ko ari Rugamba oya ntaho biraye aho ngaho nta mpamvu yo kujya gutora bose barashoboye Genesis twabifuriza ibyiza ariko hari n'ubutumwa mwaha abantu by'umwihariko bazajya bakurikira ibitaramo byanyu mutegura cyane ko atari hano hanyuma n'ahandi muzagera yego natwe turabashimiye hanyuma dushishikariza abantu gukomeza gukunda imiziki y'iwacu guteza imbere ibyo dukora nk'abanyarwanda
kuko ntago ari twe twenyine tuba twiteje imbere ahubwo tuba tumenyekanisha n'ibikorwa byacu hanze bose bikamenyekana. Niwe nyirabayazana ni wateguye igitaramo cyiza cyane cya Silent Party hano i Rusizi, bamwita Nicole Umuhoza. Turagushimiye cyane. Urakoze cyane nawe wakomeje gukurikira Daily Vibe TV. Reka tugushimire cyane kandi twizere ko n'ikindi gitaramo ugomba kukitabira. Natakaje.
sounds. Digital things here. Ele.